Muri studio Urakoze cyane. Wakwibwira abadukurikiye? Urakoze, ngewe nitwa Doreen Kazarwa Rukundo, nkaba ndi umwe mu bagize itsinda rya Iriba Home Events. Tukaba dukora ibintu bitandukanye nk'uko urimo kubivuga. Nawe twibwire. Nkaba nanjye ngize itsinda rya Iriba Home Events. Ngira ngo byari byose wese afite inshingano ze muri Iriba Home Event. Watubwira none wowe ukora iki cyangwa se ushinzwe izihe nshingano? Uri we muyobozi, ni wowe fondateur, byifashe bite? Icyo natangira mvuga ni ukuvuga ku Iriba icyamira ashaka kubasobanurira abatukurikiye kuki twitwa Iriba. Yego. Impamvu twitwa Iriba ni ukuvuga ngo twatekereje ko twese turi umuryango, turi famiye, cyangwa turi abavandimwe duhuriye hamwe kandi dufite impano zitandukanye. So muri urwo rwego rero twishyize hamwe kugira ngo dukore ibikorwa kandi byagirira umumaro igihugu ndetse n'abaturarwanda bafite ibijyanye n'ibiri mu mpano zacu. Rero twita Iriba kubera ko iriba rivomamwo na benshi kandi rikavomamwo n'abantu bafite ibivomesho bitandukanye. Hari ufite ikibido, hari ufite isafuriya, hari ufite indobo, ariko bose intego ari imwe, ari ukugira ngo bavome amazi noneho akoreshwa ku bantu batandukanye no mu buryo butandukanye. So ni muri urwo rwego rero twise Iriba Home Events, hajemo home kuko ni urugo, turabana mu rugo rumwe, turabavandimwe ko nabivuze. Hanyuma na events rero none twakora ibintu bitandukanye. Nyuma yo gusobanura rero icyo dukora, icyo Iriba rivuze, njyewe ubwanjye ndi event organizer. Dufitemo ibintu bitandukanye. Event organizer wenda mu rurimi rwacu navuga ko ari ugutegura ibirori, inama, gufatanya na banyirabyo kugira ngo uboroheze kubitegura. Muri icyo rero wenda nasobanuraho ko icyo dukoramo ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba afite nk'ubukwe, ni urugero, ni umusore n'inkumi ariko barahuze, bafite akazi, cyangwa abantu bashobora kuba bafite inama ariko batazi barayitegura bate, barayitegurira he, biragenda gute. Ibyo biba inshingano zacu kugira ngo tubibafashemo. Hakaza kubaho MC, ubwanjye mba MC mu birori, wenda mu magambo arambuye ni Master of Ceremony, ariko twabishyira mu rurimi rwacu ni umusangiza w'amagambo cyangwa se umuza w'ibikorwa. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo nabwo ndabikora, noneho bikananyorohera kubikora bitewe n'uko mba nabaye muri ya organizing, muri kwa gutegura. Ibyo ari byo byose buri wese afite igikorwa cye akora muri iyo Iriba, noneho muri rusange tubihurije hamwe. Bavuze ko mwishyize hamwe muri itsinda ryose, mwese mukora ibyo by'ama events organizer, gutegura ibirori, cyangwa mufite harimo n'ibindi bintu bitandukanye? Harimo n'ibindi bintu bitandukanye nk'uko nabivuze, harimo iyo event organizer, harimo MC, harimo ukora makeup cyangwa se usukura abantu, harimo videography and photography, ufata amashusho.